Bagatandatu ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 nagiye gukora siporo muri stade regional i Nyamirambo hamwe na groupe isanzwe akora yitwa Sport turabasha. Turabasha ni team ifitwe n'umukoci uturuka Kacyiru ushobora kuba bishoboye cyane kuko afite ibikoresho bigezweho, afite radio nziza, ibi bluetooth kandi ifite bass nini cyane abantu akoresha n'abantu b'abanyamujyi kandi afite imyambaro myiza no kuri narebye nsanga bafite ekipoma zirenze urugero. Narakomanda buri muntu ufite groupe Sport ko yafata example akadasura abo bantu akareba niba koko ibyo bakora nawe yabyakomeza. Hama exercice ari timing ku masegonda runaka niba ari amasegonda 10 mugakora exercice imwe ikarangira hakurikiraho indi ni umuziki ugenda bitewe n'injyana igezweho. Hari na session yihariye yo gukoresha amataku squats. Bahindurije undi mukoci ushobora kuba nawe afite experience nubwo ntabasha kumuvugisha ngo menye ngo akora ate, ariko afite squats ziri mu mpuzamahanga zimwe zigakoruka amahanshe ndetse n'ikibuno kugira ngo uno muntu afite practice cyane. Hari akana karikengera karimo harimo imigozi guzamura gutya no kujya kugira ngo amaboko yongere cyane ibizigira byatumye nongera gukora numva ariko hajemo imbwa zimwe amacramps ari mu maboko kuzamura umugozi ishira 50 ni ibintu byanyoroye kubera ko muze kwa push ups kandi namwe cyane. Muri sport n'ubuzima groupe imaze igihe ikora mu Rwabuye tukafata akanya ko kujya gusura andi magroupe kugira ngo turebe niba koko ibyo bakora twabya komforta muri system yacu, hanyuma tukazafata umwanya uhagije kugira ngo tugure ibikoresho yaba imyenda yaba iyo migozi yaba na radio nziza cyane kuko yacu dufite ntabwo iri kuri point moderne kandi twagiranye ibikoresho twaza kubikoresha uko bikwiriye igihe cya buri munsi. So ni ya kabiri y'ukwa 11 aho twase nyine amagrupe atandukanye ya siporo tukamenya ngo ibihabera ni byiza cyangwa se kimwe biragora abantu. Akantu kiyongera karimo ni amasaha yo gukora siporo. Bavuga ngo dukora amasaha yo guhera saa 12 n'igice kugera saa 2 n'igice cyangwa se kimwe saa 12 n'igice kugera saa 1. Inama nahaye coach wabo nuko amasaha ya siporo mu gitondo mu byukuri hajemo ibyazoya mu gitondo bituma habonaho imirasire iza mu maso y'abantu byatuma agira vertige. Iyo nakora siporo hakiri kare cyane kugira ngo ayo masaha mu gitondo aze gusanga izuba niriza isanga abananga siporo tagira ikibazo cyo kugira vertige. Abenshi bakora metabolisme iri avance bagira cyo gutakaza isukari nyinshi cyane kujya hajemo isukari uruvange rw'imirasire y'izuba bituma batakaza energy bakagira isere nini cyane bigatuma batasha kongera gukora cyangwa kikajya kwa muganga. Uwo ni umunsi umwe muri nyinshi cyane twatembera tukarebera ibibera handi ni biki namwe kandi turatumiye kugira ngo uzaze murebe iby'amahoro n'umutekano mutegeka abantu bari mu gihugu cyacu. Urukundo